Nazamura haleluya. Kubwira umuntu yazinduka iwanjye aza kureba ko nanjye napfuye. Buri munsi agakomanga aje kureba ko napfuye. Nanjye napfiriye mu buriri. Agasanga agasore rwa rutwe rwanjye ruragaramye. Amaso n'amaso, agahanga n'agahanga, amaboko n'amaboko, igituza n'igituza, amaguru n'amaguru, igihimba n'igihimba. Agasanga ni kuvuga nganza mu gasabe cyangwa mbuga aho umugabo. Agasanga ndahagaze. Ni mu muvugire mukibazima. Ni mu muvugire mukibazima. Ni mu mwambaza akiri bugufi. Hasigaye umwanya muto abisi ntibaye bakimubona, ariko mwebwe aho muzamubona muzabure ngo haleluya. Abamubashe abamuseze muzamubona, mukarabira kugira ngo muzamubona azapfisha. Mwami w'abami Jehova, nganza marumbo, samitarumba, bwugamo bw'umugaru, akugamika muri Mozambique, akakugamika akagutuza, imvura ntikunyagire, ukajya isosa n'ifupu. Ukajya amafi n'amakaroni, ibintu bikemera. Wikoza mu bikiga kwita kubwira ati masaha gusa, urugendo rurakomeye. Nzagutuza no ku mugabane w'i Burayi. Muzi ko hano abantu bicaye muri iri teraniro ariko gahunda ari i Burayi. Bari muri transit. Nabonye amaviza hano. Uhereye kuri we mushumbe. Nabonye viza wabo uhabwa viza yo kuva muri iki gihugu werekeza i Burayi. Ntabwo ari hano. Ntabwo amasezerano yacu ari hano. Ubu ndi hano ejo n'ahandi. Ejo nzaba ndi ahandi, nzaba ndi ahandi. Urugendo rurakomeje. Amen. Bene Kora bari ku musozi witwa Siyoni. Bagombaga kuva kuri Siyoni bakamanuka mu gikombe cyitwa Baka, bakava mu gikombe cyitwa Baka bakazamuka umusozi witwa Horebu. Bibiliya bavuga ngo babatega intumbi. Bamaze kubatega intumbi barababara, barasuzugurwa, bongera basubira inyuma. Bavuga amagambo akomeye, baravuga ngo Uwiteka utubabarire, wongere utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Baravuga ngo imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro. Ibyo babateze byose Imana ibikuye. Ndumva Imana imbwira ngo nibabirwe ibyo babateze byose Imana ibikuyeho. Zabura haleluya. Ntabwo uragerayo, ntaho utaragera. Imana ntiyanyuze muri uyu mugenza w'iturura ntugahagaga ntiyavuze ngo ngiye kuzenguruka. N'urugero w'Imana ivuze mitamina tamina. Imana ni kuvuga ujya utanga uturuka uvuze ngo bibe gutyo. Turi biseke ngibiri Imana nivuga mu gihe utamutwara turuhande mu giseke Imana tubaye ngubitsemo vase. Zabura ntabwo neza kuzenguruka shayisi. The must be for God. And must be the life for all. Nigeze njya muri Kenya ariko bwambara ngiye mu ndege nibutse ko iwacu ntawe yigiyemo, nta n'uwatunze n'igare, nta n'uwatunze n'ibiki. Ntera haleluya. Maze gutera haleluya muri umuntu n'umunyekiriza abantu bose barambera. Ntabwo ugifite isoni nuko nta kintu Imana iraka. Umusore zirishobora zishaka. Natekereje iwacu ko nta cyiza kihaba, nta n'ibitoki bihera. Twaravutse izuba rihagera saa munani nkubita haleluya. Isasaba yari imaze kubira ngiye kugarura kubera ntari naramenyereye. Cyarahagurutse ngo ndahoze ati dudu nange byababaye. Mu mutwe nariye twose tugiye kuvayo. Ndavuga ati Imana ndabisezeranya birasohoye bitabarukira hano mu ndege y'abantu.
ngo bifasha akarere ngo biratereye ndageze ati haleluya abantu bose baragati dore umusazi bifasha nanditse ariko nanditse hari Imana igiye gukora nawe wibuke tabiha agaciro kuko wagenze rwenyisha ariko nawe ntiwayivukiye nawe ubwa mbere byaramutonze nk'uko byantonze urugendo rurakomeje Ngoja mu rusengero arabyina abari bamuzi babona ari gusimbuka babona ari kwitera hejuru hari imirimo n'ibitangaza babigiye gukora nabo witerere hejuru. Haleluya. adasubira kumubwira mubyeyi yanzaniye gahunda akagahunda n'utundi tuntu n'inzara twari tumaze kwiterera hejuru tuhita twirirwa ubusa twese tutariye kubera tubonye ibiryo sinabibabwiye sigure si mama ife hari ibintu tujya tuvuga mu kajyana mu muhango ngo ni ukuryoshya ngo mushyira n'amavuta ntabwo ari amavuta we tuba twarakubise muri karamizi umudamu yagendera muri benzi kumuhima nitwe twari twamuzanye nk'ababandi bari bazaniye wa muntu babanza mudamu twamuzanye mu rusengero tugiye kumwereka ahantu agomba gusengera aradukunda asanga sugira yacanye umuriro mana yanjye aratubwira ati mwebwe nta mavuta mufite hari igihe tugaragara nk'abatagira amavuta kandi tuyafite shaka aha kubera atari igihe cyo kwemeza ntabwo ati nta mavuta mufite ariko reka banze bageze iwanjye basi mubanze murye tufite inkweto zinuka hari inkweto bitimbuka murazizi zigura ibihumbi 6 murazizi ese abagabo murazizi nta mugabo utayizi bayita congo urayambara inkweto amasogisi yose akanuka uri kunyuka kubera n'ubuzima no kugenda n'amaguru yarahiye zaranahengamye kare yarahengamye yamubwiye guteramo imishuma kugira ngo ihengamuke nabyo byaranye hano yarasadutse ivoma umugore atujyana w'umusima dukubita muri bezi hariya kumuhima adukubise muri bezi adukubise iremere dukuyemo amasogisi dukuyemo inkweto kugira ngo tukandagire muri tapi mana yawe na bya bisimba twiriwemo muyikura hari icyo bita kunugugura murabizi ni ukuvanamo inkweto n'amasogisi ukanugura na byose ugahita uzingazinga kugira ngo bitanuka ariko biranuka umwana we cyagihe ntagiye kuvuga ati izo abahanuzi burya twihagararaho isaha yose turatwibereye mu ndimi tuba twarapfuye twebwe ibintu byanyu byo kwiyemeza twebwe tugera ahantu tuza kwitiforera kwigizayo abadayimoni bose nyigizayo abadayimoni nyisenga Imana kare umwana ono mubakire bano mu kino cyabo uzagera iwanjye ufite abana b'ubwibone bw'abarenzi ati mama ati inzu yose n'ibiti bapfuye timurebe katari yakisi yapfuye yamuze ashakisha ahantu ibintu binuka ati mama inkweto z'umusitsi zinuka naz'umuntu we nakoze isengesho se umugore aragenda arakubita tuzagura bishaka cacaka ariko zaranuka inkweto umugore abura imbaraga zo kujya kuzimura nanjye mbura imbaraga zo kuzimura umwaka aho uherereye rero karundi umugabo naho bariye nawe ati umwana bamwirukanganye mu cyumba
nawe ati he undi ati he dushaka ariko ibintu binuka hano ati nakagenda nakaba moye n'ibibazo ati byihorere ati ni ibintu by'aho ngaho dushaka byihorere reka twiyakire umukozi w'Imana mwana hunduka mu cumi yareti dadi ati ni inkweto z'umushitsi nawe Siyoni murariyumva umugore nyine abagore muri abana beza Imana izabijuru izabijuru namwe mwatangaje inkuru nziza ko Yesu yazutse ibigabo twese twahuje twagitse buriya abagabo ni bameze nka Toma bemera bakora umugore arihangana atisha yituza aho bari gatwakira umukozi w'Imana uyu nubwira nti babuye Uganda uyu ni umukozi w'Imana umuntu atakamukiriza inzu yose niyubakira ikaguru nari nshobora kuvuga byawe ameza yose by'abaganga bakagira amaguru ngiye kurya njye n'iby'iminsi itatu ariko reka mubwize umugabo yarahagaze aravuga ngo kabiri narasimbutse asimbukira za nkweto sinategereje ko igipanga gifungura naragisimbutse na kirere hati ikivanga remera gisubika mu kazi yawe ayo naraye inyuma ya